nimba Grace Room hari ibikorwa yajyaga ikoranya Bugogo byo gufasha abantu bo ku mihanda sibyo yego ndabyibuka keretse singira ngo nako batangiye se ahubwo yego cyane none gahunda ihari nuko hari ibikorwa bakora bijyanye n'imyemerere batigeze bandikisha muri RGB. Grace Room ni iki tujuje aba Grace Room ngo tubiteranye tubyuzuze aha rero twujuje arena ahubwo turi kwagura mwebwe mukadufungira ariko nkabazana none ikindi komite ihagazite pasiteri ninde umushumba ninde abadiyakoni ni bande buretse gatoya mbega komite cyangwa se abagize stati ni bande RGB ni mudufashe mutubwire akantu ku kandi nkuko batubwiye nkuko mwatubwiye za zindi zijya gusenywa cyangwa gufungwa cyangwa guhagarikwa cyangwa kwaka ibyangombwa aha naho ni mutubwire ibyo Grace Room itujuje ibyuzuze dukomeze umurimo w'Imana ngaha nahita mbabwira ngo batubwirire rimwe na babandi bahariya iremera nabo. Yes, reka basuze kandi bifurize kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana ibiganiro bya The Dynamic Show. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe cyane. Twizeye ko mumeze fresh, twizeye ko mumeze neza, natwe turashima Imana. Abatabimeze neza mu byihanganire byanze ariko ejo bishobora gukunda mujye gukora cyane kandi musenge cyane hamwe n'Imana byose bigenda bishoboka gake gake. Mbaye kaze mu kiganiro cy'uyu munsi, imbere yanjye hicaye Jihad ku zuba ryinshi. Harya rya zuba rimena imbwa gahanga ubwo riba rimeze gute? Agari nkiri. Irimena imbwa gahanga riba rimeze gute? Ntabwo riraza niriza nzari kwereka. Ubwo se ubwo iri ngiri ni iryo kubasomera itangazo riturutse muri RGB agasonga bugari muze hano mbaho inkuru ayiwe Grace Room muri ni mwigira iyi nkuru ni yanyu se ya mibatizo zongera yambye va ku mibatizo turi kwitangazo rimaze gushyirwa hanze na Rwanda Government Board RGB ubwo ni ikigo cy'imiyoborere sibyo sibashinzwe imiyoborere ubwo nese urumva nyine kidashinzwe imiyoborere uretse gato torero ntarajya mu bintu byinshi somera iryo tangazo rigira rite ni itangazo ryashyizwe hanze na RGB riragira riti Kigali kuwa 10 Gicurasi 2025 urwego rw'imiyoborere RGB uyu munsi nitariki zingahe 10 ku isabato iki kigo s'abakozi bakoze nese gushyira itangazo hasi bisabira hanze bisobe kujya muri office ntago waba uri mu rugo ukarizinga ryizweho nabandese bari online wenda baryizeho ejo kuwa gatanu uyu munsi nta abakozi ba leta ntibakora harimo n'abakorera imbere ubwo nshatse kuvuga abakora akazi ushatse kuvuga ko yakoreye imbere twagiye ninde bivuze reka nanjye reze ko barishyize hanze reka ndisome Kigali bikora kuwa gatandatu ndashaka kubimenya Kigali kuwa 10 Gicurasi 2025 urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruramenyesha abantu bose ko rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi Grace Room nka ministeri ihuriwemo n'indi miryango kubera kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Grace Room yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga bikaba bihabanye n'ibikorwa ndetse n'inteko z'iyi ministeri nk'uko bigaragara mu mategeko nshinga yayo. Imiryango yose yanditswe na RGB isabwa gukora ibikorwa bijyanye n'inteko zayo kandi ikagenzura neza ko apana inteko urakoze kunkosora n'intego zayo kandi ikagenzura neza ko ibikorwa byayo byose bijyanye n'itegeko nyamukuru yagaragajwe mu gihe cyiyandikwa gukora ibikorwa binyuranye n'ibyasabiwe uburenganzira bituma hafatwa ibihano byo mu rwego
rw'ubutegetsi harimo no kwamburwa icyangombwa cy'iyandikwa cyangwa cy'ubuzima gatozi igihe bibaye ngombwa. rekeraho ba Grace Room cyo nimwigira je mfite ikibazo kimwe nuko nta stati yabo nta muntu ufite kopi ngo ayimpe. Kopi y'icubwo ya stati yabo si bari kukumva se hagira ukurwanaho. Ubwo muri make bishatse kuvuga Grace Room bashinzwe iki muri iyi mihanda? Gusenga. Batse byangombwa bikora iki byo gusenga? Hari ibindi batanga se? Nimba nibuka neza intego yabo ni iyihe? Niyo gusenga, kuvuga ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo ni church, ni urusengero. Kasebera hano sengero ni itorero. Reka rero nkwereke. Jewe ndibuka neza aba bantu bagitangira. Bavuze yuko ari umuryango ufasha. Nkazi civil society. Oh yes. Byatangiye ari umuryango ufasha. Ari umuryango. Ahubwo ndashaka kubaza. Ni umuryango urimo church. Oya none se niba umuryango wabamo church gute? Dore ikibazo gihari. Ibikorwa ibyo ari byo byose baba bakora. Dukeneye kumenya nimba ari n'ibyo urusengero, nimba ari n'ibyo gufasha. Sibyo? Kuko wenda abantu bashobora kuba babafasha mu kugana inzira y'Imana. Cyangwa se mbega ibintu byose babafashamo. Ngenda shaka kumenya ibyo batubahirije nibihe. Icyo kibazo wakibaza bafashe icyemezo cyo kubambura ibyangombwa. Aha naho iki cyabari iki ubu nicaye ndi nk'umu Grace Room ngewe. Byatuma ndi buze kwibaza ibintu byinshi kubera iki batubujije gusenga kandi tubifitiye uburenganzira. Ariko ikibemerera gusenga birashoboka yuko kidahari. Ni ikihe rero? Urase si icyangombwa nyine. Ndashaka kumenya mu minsi ishize RGB yahagaritse izimwe mu nsengero. Yego. Insengero bahagaritse hari izo bavugaga ko zitujuje ibisabwa. Bakavuga bati nta bwiherero bafite, nta parking bafite, nta. Yego. Nabwo banubatse ahantu hatemewe. Ndashaka kubaza Grace Room bashyize ku meza ibyo batubahirije. Nukuvuga ngo nshobora kwibaza ibintu byinshi nkavuga ni iyihe mpamvu itumye. Reka ngusubize iyo mpamvu rero kuko bayanditse hano. Nukuvuga ngo bagize bati kubera kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere, niyo mpamvu itumye bahagarika. Muri make ntabwo bari enregistré nk'umuryango ushingiye ku myemerere. Turagira ibyo turenza ku byo batangaje. Ntago ari ibyo turenzaho cyangwa dukuraho. Bo ntago inzira barimo ntago ari ishingiye ku myemerere. Ni imyemerere. Icyo Grace Room ishinzwe. Ntago ari imyemerere siyo. Ngewe nzi ko ari ugusenga kuriya nyine ni ibijyanye n'imyemerere. Reka rero mbereke. Nimba atari ku myemerere. Grace Room nimba nibuka neza hari ibikorwa bakoraga byo gufasha. Yego. Ndahamya neza yuko amatorero menshi abikora cyangwa se civil societies zikabikora. Ikindi reka turebere hamwe. Nubwo uri kumbwira ngo imiryango ishingiye ku myemerere. Eske Grace Room ntabwo bashingiye ku myemerere? Ni imyemerere kuko twese twabibonaga ko nabo bashingiye ku myemerere. None nimba ari imyemerere nibiki batujuje? Hari abadafite aho bakorera nk'isengero. Buretse gato. Kuko iminsi yashize twabonye nabyita nimba ari umukwabu cyangwa iki wakozwe mu nsengero. Ariko hari impamvu baragenda zimwe baranazisenya. Izidafite aho zikorera, abatujuje ibyangombwa. Nejo bundi hari n'itangazo bashyize hanze batanga n'igihe ryo kuba babikoze. Ndashaka kumenya burya bajya bavuga ngo akari mu ruro barasyana. Grace Room ni iki tujuje? Ibyo ari byo byose kugira ngo buretse gatoya nuko kuko kumbwira yuko yahagaritswe kubera ibyo tujuje. Iki cyo nicyo ntari gushaka kumva. Ni kuko iba yaragiye mu mikwabo ya za nsengero zindi. Aha hantu harimo tena
twagakwiye kubanza tukareba icyo bagendeyeho bajya guhagarika andi matorero cyangwa za nsengero zindi. Reka rero tubigarukeho. Nuko urusengero rudafite aho rukorera. Icyo ni icya mbere. Aho ruri hatemerewe gukorera. Icya kabiri. Ikindi bakaba nta bwiherero. Icyo ni icya gatatu. Bakaba nta parking bafite. Icyo ni icya kane. Bakaba nta suku ihari. Icyo ni icya gatanu. Ahantu batuye bakaba baba basakuriza abantu. Ibintu nk'ibyo no kuba umuntu atujuje kuba yarize teologiya n'ibiki byose. Ukiri aho ko nkubaza ikibazo kimwe. Grace Room yakoreraga Nyarutarama. Yego. Haba urusengero cyabakodeshaga. Ndavuga ibiro bya Grace Room byabagahe. Ubwo aho ngaho ngewe keretse umbajije bya The Dynamic aho bikorera, ariko nanjye nshinzwe gushaka aho bikorera nk'umuntu uri gutangaza izi nkuru. Ni umukoro nguhaye. Reka kuwuma nkeneye na stati yabo kugira ngo ndebe nimba bijyanye n'imyemerere, kuko hari insengero nyinshi zihari muri iyi mihanda, nubwo RGB namwe haraho mwirengagiza, zimwe na zimwe ugasanga zimeze nka fondation, ngo ni foundation n'ibiki, ugasanga ni life wati, ugasanga ni biki byose, ugasanga ntago ari abajyanye n'imyemerere. Bariyitiriye imishinga yo gufasha. Batangiye ari bagomba gufasha, ugasanga bari ba Nyabugogo bari gufasha abantu kuva mu biyobyabwenge, uri kumva ubu noneho bakabicaye bakabwiriza bakanaturisha. Sibyo? Izo sengero ze zirahari. Ngende ugasanga ngo ni abantu batangiye ari fondation. Uri kumva? Ubu noneho bari kubwiriza. Ikindi ugasanga ni urusengero rw'abadamu. Sinzi nimba mbyibuka neza. Ugasanga n'abadamu bagomba kujya kuganira, bagahugurana, bakanaganira ku ijambo ry'Imana. Ukajya gusanga n'abagabo binjiye. Abagabo binjiye? Yego. Kwinjira kw'abagabo cyangwa mu binjiye nabo gusengerayo. Okay. Reka ibyo birahari. Wenda sinzi nimba ari akavuyo nitunabyinjiremo cyane. Ariko reka ngaruke hano. Grace Room niki twari dukeneye kubona RGB batwereka bati dore ibyo twabasabye gukora ngibi ntibabyubahirije, nkuko batubwiye ati izi nsengero zihatsisenywe, dusenye zino sengero, mukajya ku mateleviziyo mukanasohora amatangazo, tukajya ku rukuta rwanyu tukahicara tukatera dusonga bugari, mukatubwira muti uru rusengero impamvu twarusenye turufungiye ibi. Yego. Niba bikora bazagaruka tubaha ibyangombwa by'uko turufunguye. Grace Room niki tujuje aba Grace Room ngo tubiteranye tubyuzuze? N'ubwiherero. Wajya muri arena nta bwiherero ufite. Nicyo kibazo. Ntago bishoboka. Aha rero twujuje arena, ahubwo turi kwagura, mwebwe mukadufungira. Oya ariko dufungira ntago ari ikibazo. Witonde nanone Jihadi. Ni umurongo wo kugira ngo dukosore bitagenda neza, ariko nimudushyirire ku meza. Ariko nanone Yene Kabanda nawe yicare hari yavuge ngo ibi ntago tubyujuje, aho kuturema gatima ngo nta cyabaye, nta gibazo gihari. Ariko nanone ikindi twikwihisha mu mutaka wo kumva yuko urusengero baruhagaritse. Dukeneye kumenya nibiki bari bagombaga gukora. Uri kumva? Nibiki bagombaga kuzuza batujuje, babibahaye mu gihe kingana iki, kuko nta kuntu ushobora kumbwira yuko urusengero bagomba kuruha arena nka kuriya, kuzuza arena igacungirwa umutekano, inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, abantu bakabatiza, ejo bundi abantu 500. Nibiki batujuje nk'aba Grace Room tubishaka tubyuzuze. Ariko nanone Jihana, kuko cyangwa se hari ibyo twari twemeye gukora nka Grace Room tutakoze se, buretse twiyemeje gukora, twahaye RGB, duhita dukora ibindi binyuranyije n'ibyo twabahaye. Ibyo byo birashoboka nabwo, kandi twakagombye kuba twarakabibamenyesheje mbere, tukababwira tuti twagutse dushyizemo nibi kuko biremewe, tukapgrading. Yego. Ariko nkabaza nanone ikindi, komite ihagaze ite? Pasiteri ninde?
umushumba ninde abadiyakoni ni bande buretse gatoya mbega komite cyangwa se abagize stati ni bande aho nta bagize stati bavuyemo bagiye gutanga ikirego nka kwa kundi ugiye kuzana bimwe byo muri Zion Temple bikaba bisa bifitanye isano uribuka ko bamwe bari muri stati yo muri Zion bo bagiye gutanga ikirego oya wenda twibaza ikindi church korite iterwa inkunga na bande uri kumva ni civil society zikora zite kuko hari abantu batangiye bakora nkazi civil society ubu bageze nko gukora nk'isengero birahari urumva akabazo gato jiha hano twakabanje tukibaza koko nyine turishwa ko Grace Room ari urusengero kuko mbere yuko baza muri Grace Room ntekereza ko babanza ku nsengero zabo oya nzi neza yuko ahubwo abagabo babo bafite isengero buriya baza Grace Room bavuye gusenga mu nsengero zabo none Grace Room mission na vision yabo niyi hano twakibajije cyangwa se tukabaza aba Grace Room koko Grace Room n'urusengero ikorite ubundi ni igiterane n'urusengero ni bya bindi uzireka nkwereke none igihe kinini kimaze Grace Room ikora RGB ubu ngubu nibwo ibonye ko atari urusengero ikoze kabiri ariko kungwiki muri arena ndavuga muri arena ibaye ikora ibikorwa byayo okay ahubwo ndashaka agiye kumenya Grace Room ihari muri RGB nka church cyangwa ni umuryango cyangwa n'ahantu bahurira bakavuga ubutumwa bw'Imana cyangwa n'ahantu bahurira bakavuga ubutumwa kimwe nk'uko hari abantu bashobora kuva gusenga tuvuge umugabo wa Julienne afite urusengero umugabo wa Nituri umwungirije nawe afite urusengero siko bimezera nkeka ko ashobora simbiza ariko biravugwa ko ashobora kuba afite urusengero nibyo umugabo wa Julienne afite urusengero kabanda nyine umugabo wa Nituri umwungirije afite urusengero Kimironko sibyo noneho Grace Room yenda shaka kumenya muri church cyangwa se muri civil society ibintu ni bibiri ni mudufashe mudukure mu rujijo turi murungabangabo ntabwo icyo turi kureba nuko babahagaritse ariko bakoraga nka church biyandikishije muri RGB cyangwa bari gukora nk'abantu bagiye gufasha abantu kuyobora abantu mu butumwa kuko nimba hari umuntu uri gukora ibikorwa by'indashyikirwa muri iyi mihanda n'imitima yacu y'abatuye ino ahiri kujya ni muri Grace Room kuko harimo ibitangaza abarwayi barakira ibitangaza biri gukoreka hariya ariko nanone stati yabo ivuga ngo iki hano turagaruka gatoya kurikira turi buze kugenda tuvuge ko bari muri bahawe ibyangombwa nka church cyangwa nka civil society ahangaha barahawe ibyangombwa nka church dukeneye kumenya ibyo batubahirije turabyuzuza ahangaha turagaruka ku kibazo twari twibajije mu kanya niba RGB ikora nk'urusengero cyangwa iki ngira ngo na mine Grace Room ngira ngo RGB ntiyandika ibiterane yandika insengero n'amatorero sinyira ngo niko bimeze ngego none ikibazo gihari reka nkubwire ni mutubwire niba iki batubahirije kuko kumva ngo nk'imyemerere ababimyemerere ni ibiki bagomba kuba bujuje umuyobozi ninde stati yabivuga ngo iki mission na vision byabo ni ibihe Valeri ni iyihe kuko church ifite ukuntu yandika stati na civil society kagira ukuntu yandika stati ibyo bazakora urumva none RGB ni mudufashe mutubwire akantu ku kandi nkuko batubwiye nkuko mwatubwiye zazindi zijya gusenywa cyangwa gufungwa cyangwa guhagarikwa cyangwa kwaka ibyangombwa aha naho ni mutubwire ibyo Grace Room itujuje ibyuzuze
dukomeze umurimo w'Imana. ahangaha nahita mbabwira ngo batubwirire rimwe na babandi bahariya i Remera nabo kuko ntibigeze batubwira ngo dore bazize iki. Ahanga uru rusengero rubaye nka rwa rundi rwande rwa Profete Nyirindekwe Ernest nawe niko byagenze. Kandi kigaragara ntabwo turi kumenya keske se setiniki nukuvuga ngo gufunga urusengero ntabwo ari ikibazo. Ikibazo ahubwo ni icyatumye bafunga urusengero. None ikibazo ni ikihe ku buryo urusengero rwafunzwe? Izi nsengero ziri gufunga kuko izindi mwaratumeshoningaga zituye mu manegeka, abayobozi babo bimeze gutya, nta bwiherero, babigisha ubutumwa buvangura. Turi kumvikana nta bwiherero buhari, aho ziri zisakuriza abaturage, aho ziri zisakuriza abantu. komeza ababyumva hari okay. Uri kumva ibintu nk'ibyo mukatubwira bati abangaba bafite ibi nibi ntabwo bibabyujuje ibintu nk'ibyo nabyo rero turabikeneye kubimenya hano muri Grace Room. Kuko nimba Grace Room hari ibikorwa yajyaga ikora Nyabugogo byo gufasha abantu bo ku mihanda, sibyo? Yego ndabyibuka. Singira ngo nako batangiye se ahubwo. Yego cyane. None gahunda ihari nuko hari ibikorwa bakora bijyanye n'imyemerere batigeze bandikisha muri RGB. Ariko uko biri kose ari ibyo ngibyo byaba byumvikana, birashoboka yuko bahindura stati bakabisetingamo bakabona ibyangombwa evola bagakomeza cyangwa bakagira ibyo bakuramo nibyo bongera, cyangwa se bakaba bari developye bakaba baravuye kubafashiriza ku mihanda bakajya kubafashirizamo hari. Nanone se birashoboka, ariko nanone bikaba byarakiwe ibyangombwa ndetse hagatangwa na stati yabyo. Ubuzi ikintu cyamfasha neza cyane keretse mbonye stati yabo batanze muri RGB, noneho ku buryo RGB ariho bahereye babahereza ibyangombwa cyane rwose. Ubu cyo gikurikiyeho hanyuma rero twabwira aba Grace Room ngo pole muzaba musenga, reka tubanze turebe ariko babidushyirire ku meza ibituzuye cyangwa se ibyo bongeyeho batatanze. Kuko nigeze kubabwira nti hari igihe muhereza abantu ibyangombwa bagakora ibyo batatse, ukaba umutaka wo guhabwa ibyangombwa ariko ntibakore icyo basabiye ibyangombwa cyane rwose. Kuko dufite abantu batangiye ari nka association ubu byabaye insengero, abo barahari kandi church zirahari zo zarafunzwe, civil society zirahari nazo ziri gukora, hari zihari zikora n'amafuti nzazibazanira ejo bundi, zirahari zirirwa ziba amafaranga ziba. Yego izo civil society nzazibazanira kandi bahaye ibyangombwa zirahari. Rega nanjye nde FBI bahaye ibyangombwa abajura nzababazanira. Ubu ndi kuri iki cyitwa Grace Room. Grace Room ibyo tujuje iki kugira ngo n'abarokore batabaraho bitotomba bahamagare mami byagenze gute batoya, nta kibazo gihari kandi ikibazo kirahari. Imikorere n'imikoranire yabo na RGB iteye ite, ese follow up zikorwa zite? Niyo mpamvu nababwiye nti muve muri ibyo biro. Hari abantu mwarahaye ibyangombwa, haba civil society dufite zaba nizo sengero, ugasanga bari gukora ibihabanye n'ibyo batsi. Ariko ndashaka kumenya icyo tutujuje muri Grace Room ni iki ngo tugikosore. Ese barakitumeshoninze kiratunanira ku buryo twakomeje gukora bakahita babona yuko twananiranye kugikoraho? Kuko nanone barabameshoninga bati ibi murabikora igihe iki n'iki, kuko kugira ngo basenye ziriya sengero bari bamaze imyaka 2 bababwira. Sinumva se ntako batari bagize. None muri Grace Room twebwe ibyo baduhagarikiye, ngewe ubu ndi ku mugonero mezeri, ibyo baduhagarikiye ni ibyo batumeshoninze tutakoze cyangwa twakoze ibyo tutatse tutakiye ibyangombwa. Kuko Grace Room basenga nimugoroba, sibyo? Nibyo. Niyo hari ibiterane ni ku mugoroba, keretse iyo habayeho umunsi runaka basetinze. Eske Grace Room
ibyo mufitiye ibyangombwa nibyo mukora si byo mukora. Nimba hari ibyo mutujuje RGB ikaba yarabibahaye, ikaba yarabahaye igihe cyo kubikora, mukaba mugejeje iki gihe mutarabikora, igihe babahaye mukaba mutarabitanga, iki cyo cyaba ari ikibazo. Kuko nta kuntu twaba tuvuga ngo twumvire ijambo ry'Imana nitumvire amategeko, sibyo? Kuko nimba barababwiye ngo ibi bintu ntibyuzuye murabyuzuza kuva igihe kiniki kugeza igihe kiniki, nicyo cyaba gitumye babifunga. Kuko gufunga muri weekend no gukumira ni ikibazo gikomeye. Ubwo urumva mu ibiro ntibiba biri gukora ngo inama zibe cyangwa se inama zikorwe kugira ngo bige ku kintu runaka. Kwa gatanu ariko harari wabona barabyizeho, biba byarashyizweho kwa gatanu, kuwa gatandatu bitaranozwa muri weekend, bibaye bitaranozwa bikaba byanagejwe muri weekend. Uwo mukozi yabari gukorera he online atari kuruhuka? Hari ukuri ibintu bibanza kwigwaho cyangwa bigafata igihe. Ibi rero ubwo nimba ari ibyihutirwa, ubwo wasanga ibyo bagombaga kuzuza byaragombaga kuzura ku munsi w'ejo washize. Uyu munsi bakavuga bati ibyo twabasabye ntimwabikoze, bimeze gutya. Kuko mureke kugira, kuko mwaba muri kukabya. RGB ni mudufashe mudushyirire ku meza nibiki Grace Room itujuje, kuko biri kugenda nka rwa rusengero rw'Iremera, kandi ntago twebwe twicara twumve ko hari birunaka batujuje mwabategetse. Hari ibihari mushobora kuba mwarabasabye ariko mukaba mutari gushaka kubitwereka natwe ngo tubirebe cyangwa kuko Grace Room ni iki umuntu wuzuza arena amafaranga akinjira akishyura arena akanasora ubuntu yego. Urashaka kumbwira ko ibyo tujuje bishobora kuba ari ibi? Ubwo ibyo byose ntago RGB yafata uyu mwanzuro ariko nta kitagenda. Turabishaka babiduhe, kuko RGB bajya kusenya isengero kugira gute nkuko nabigarutseho berekanye details. Ni iki muri Grace Room kituzuye ngo bacyuzuze? Niba bidushyirire ku meza nyabo dutaha ubu turasengera he? Ariko uko biri kose mureke mbabwire uyu mugore ngo ni Julienne agiye kubasengera. Gusenga ni mu mutima, gusenga si ukujya mu rusengero, no mu mutima wasenga, no mu muhanda naho wicaye. Aba Grace Room aho turi hose dusenge, ahubwo ibi babitubwire tubikemure. Yego mubitubwire. Julienne ntare mu mutima ngo nta kibazo, ngo bino bipapuro mwibyitaho, tubyitayeho tunabihanze amaso, byanaduhahamuye byanaduhungabanyije, nimutubwire ibitarakozwe tubafashe kubikemura, dukomeze umurimo w'Imana. Abiga imyigisho z'umubatizo baze bige babyigane baze, kuko kumwe bavuga ngo nimuze mwinjire mu rwambariro rw'abera. Ubu gahunda yari iriho nimuze mwinjire muri Grace Room. Nicyo kibazo cyangwa hari bitarakemutse? Tugende.